Umwandiko Inshuti Nyanshuti. Kera habayeho umugabo akitwa Ndebe, akaba umukungu kandi akagira inshuti eshatu yitaga iz'amagara. Umunsi umwe yenga inzoga, atumira abe bose na za nshuti ze, baranywa baranezerwa. Bamaze kwizihirwa, umwe muri bo witwaga Nzamurambaho arahaguruka ati, ndagukunda none nguhaye inka. Abari aho bose bamukurira ubwatsi. Bukeye wa mugabo ashaka kugerageza za nshuti ze, yica ihene ayihambira mu kirago. Bugorobye yikorera ya ntumbi aragenda no ku nshuti ye Nzamurambaho ati, ngize ibyago nishe umuntu, none ndagira ngo umperekeze tujye kumuta mu ruzi cyangwa mu gihuru butaracya, kuko bimenyekanye nanjye napfa. Nzamurambaho ngo abyumve ariyumvira, ntiyibuka ibyo yavuze, niko kumusubiza ati, umugore wanjye ntahari, none rero ntabwo nakwisigira urugo n'abana. Genda urebe undi waguherekeza, njye simbonetse. Ndebe ahita mu gutwi, araboneza no kwa Mudatenguha amutekerereza ibyamubayeho byose. Mudatenguha agira ubwoba, ahinda umushyitsi ati, niba dufata bazatwica twembi, nta kabuza kandi jye ndengana. None mugenzi wanjye, umugore wanjye ari ku nda, none sinamusiga wenyine, umbabarire. Ndebe akomeza urugendo no kwa Mutunamuka atizeraga nk'uko yizeraga ba bandi bombi. Babaniraga ko yamutumaga ntiyange. Amaze kumutekerereza ibyamugwiririye, undi abyumva vuba, aramusubiza ati, hogi tugende, sinsubira no mu nzu umugore atambaza ibyo ari byo. Bashyira nzira baragenda bikoreye ya ntumbi. Bageze mu ishyamba ry'inzitane, Mutunamuka ati, reka tumujugunye aha, nta muntu uzamubona, nanamubona ntazamenya uwamwishe. Undi ati, komeza gato. Bigira imbere baratura. Ndebe atekerereza Mutunamuka ukuri kose, amwereka ya ntumbi, undi asanga koko ari ihene. Aho bahindukiriye banezerewe, Ndebe akoranya bene wabo maze ababwira ukuntu yagerageje inshuti ze, agasanga inshuti ye Nyanshuti ari Mutunamuka. Amugororera inka, baribanira, atandukana na ba bandi bamukundaga urumamo. Inshuti bakunzi ba Maxwell TV, uyu mwandiko mumaze kumva none aha ngaha hari icyo basigiye. Byanze bikunze, nimba wawumvise ukawutangira ukawurangiza, hari isomo ugusigiye. Isomo rya mbere, niba uri inshuti n'umuntu w'ibindyarya, b'inshuti, uba inshuti mu byiza, uba inshuti no mu bibi. Mbese umuntu nakwiyambaza umutabare, we kwikunda we no kwirebaho cyane, mbese wishyura ubwenge bwinshi mu bucuti. Iryo ni rimwe mu masomo. Isomo rya kabiri, buriya nanone kugerageza abantu
nabyo ni ikindi. Ushaka kugerageza umuntu ari inshuti yawe ariko bigendanye n'ibihe bitari byiza arimo, bigendanye n'ibihe bitamworoheye, ugasanga uramugerageje umufashe nk'aho atari inshuti, nyamara yari inshuti ariko bitewe n'ibihe akananirwa gutsinda ikigeragezo wamushyize. Ubwo rero bisaba ko ubitekerezaho kabiri, mbese ntugendere ku kintu kimwe gusa kugira ngo umenye niba umuntu ari inshuti cyangwa se atari inshuti. Bisaba kubitekerezaho umwanya, ugatekereza kabiri, ukongera ukabitekerezaho kabiri. Ndabashimiye rero we warebye iyi video ukaba ugejeje ahangaha. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, hanyuma ubundi usharinga iyi video, muri comment ugende wandikamo comment, utubwire undi mwandiko twazagusomera cyangwa se umugani twazagusobanurira uko bimeze. Kanda subscribe niba utarayikanda, ukande kuri notification, ukande share na like, hanyuma ubundi tuzahure kuri video itaha. Ciao ciao.